Dutangiranye mu gafilime kacu k'uyu munsi, agafilime keza cyane, agafilime k'urukundo. Uyu munsi dutangiranye n'umusore ahagaze hano, hari abo ategereje gusa hari ibyo yahishe inyuma mu mugongo, ni ururabo. Umusore mwiza rwose uri romantike uhagaze imbere y'akamodoka cyangwa se iruhande rw'akamodoka keza cyane k'ubururu. Umukobwa yaraje ahita abwira mugenzi we ati Chloe, wayibonye imodoka ya sheri wanjye? Ni iyi ngiyi. Umusore ati ni we mbona, wowe wahogoje imboni z'amaso yanjye pe, ndagukunda cyane ariko uyu munsi ndashaka kubikubwira noneho turi kumwe, igihe kirekire tuvugana ariko tutarahura amaso ku maso. Mu bigaragara bakundaniraga online cyangwa se bavuganaga gusa. Yabwiye umukobwa ati ngaho humiriza. Umukobwa arahumiriza, amaze guhumiriza arambwira ati ngaho bumbura amaso, bumbura amaso urebe icyo ngufitiye aha ngaha. Umukobwa yabumbuye amaso ahita abona ururabo rwiza umusore yamuzaniye, umusore ufite urukundo. Umukobwa yazanye n'inshuti ye Chloe, uyu mukobwa akaba yitwa Eva naho umusore yitwa John. Arangije umukobwa yarishimye cyane, atora cyangwa se yakira ururabo umusore yamuzaniye. Arangije aramubwira ati ndishimye cyane, ndishimye cyane pe. Umukobwa yaranezerewe, arangije ahobera umusore. Eva yarishimye cyane ahobera John. Amaze kumuhobera aramubwira ati ndagukunda cyane kandi noneho mbikwemereye turi kumwe, ndagukunda. Umusore ati noneho ubwo twemeranyije yuko ugiye kuba umukunzi wanjye bya nyabyo, uyu munsi hari byinshi nkufitiye, ngiye kukujyana gusangira nawe ahantu nateguye. Umusore ariko abwira umukobwa. Eva arangije aramubwira ati Chloe, nawe tujyane se? Ariko abwira ya nshuti ye. Inshuti ye nawe ati nta kibazo tujyane. Nawe yishimiye kubona inshuti ye ifite umukunzi, byaramunejeje cyane. Abwira n'umusore ati ndishimye cyane, nishimiye ko muri inshuti kandi mukaba namwe muri inshuti zanjye. Rwose couple yanyu iraryoshye, couple imeze neza. Umusore yakomeje kuganira nabo, arangije abwira abakobwa ati ese mwaza tukagenda tukajya gusangira? Umusore yahise ababwira ati muze tugende. Eva yaraje ajya gukingura ya modoka bari bahagaze iruhande. Akikingura ati ese ko numva iyi modoka ikinze ntago ikinguye? John ati oya, ntago ari iyo ngiyo napanze ko turi bugendemo, ntago ari iyi modoka, ndetse iyi modoka uri gukingura ntago ari iyanjye. Eva ati oya, njye nari nzi ko ari iyawe, nese nta modoka ugira? Umusore ati oya, ibyo wibitindaho, ngwino hari inyuma hari icyo napanze kiri budutware, cyangwa se hari ibyo nateganyije ko turi bugendeho, muze. Atangira kubatungira urutoki ati hariya? None se niho imodoka iri budutwarire? Umusore ati oya, ngwino wowe urabibona. Umukobwa yaratambutse ndetse na Chloe inshuti ye nayo irabakurikira. Abakobwa bajya imbere, umusore nawe abaza inyuma. Bageze hano baje batambuka bagera aho umusore yari arimo kubereka. Nguko uko baje, abakobwa beza cyane. Bageze hano ku yindi modoka ikurikiyeho. Umukobwa nayo arakingura. Akimara gukingura aravuga ati iyi nayo ndabona ikinze, nose ubundi iyi niyo modoka ushaka ko tugendamo?
niyo modoka yawe? Imodoka imeze gutya? Umusore ati ino modoka se ibaye iki? Njye ndabona nta kibazo ifite, iyi modoka ni nziza. Umusore ati none se ntago wayikunze? Umukobwa ati oya pe, ntawe iwacu wapfuye. Iyi modoka nubwo wenda iwacu tutigeze tuyitunga, ariko iyi modoka ni umwanda, reba ukuntu isa nabi byonyine. Umusore ati rero iyi modoka uri kuvuga gutyo nayo ntago ari iyanjye, nta nubwo ariyo tugiye kugendamo. Ati njyewe icyo napanze turi bugende nacyo ni ariya magare, niyo magare mfite, nateganyije amagare 2 twagendaho tukagera kuri resitora aho nababwiye ngo badutegurire icyo kurya. Umukobwa ati njyewe umukobwa nkanjye usa neza nifate njye ku igare ririya, njye ku igare ngo ndi gutemberana nawe? Ese ubundi nimba uzi yuko ukennye, ni gute wihandagaza cyangwa se witinyuka ukumva watereta umukobwa nkanjye? Umukobwa yatangiye kubwira nabi umusore, amubwira nabi cyane, arambwira ati n'undi munsi njyewe ntago nakundana nawe, ntago nakundana nawe pe. Umusore yarumiwe, aramubwira ati none se tuvugana wambwiraga ko unkunda? Eva aramubwira ati oya, njyewe ntago nakifata ngo ngende ku igare rwose, kandi ibyo byo kugukunda naragukundaga. Chloe yahise abona yuko Eva ibintu atari kumvikanaho n'umukunzi we ari ibintu bisanzwe pe. Atangira kumbwira ati ariko Eva, nta bidasanzwe, gerageza wumvikane na John, ntabwo kugenda ku igare aribyo byatuma mushwana gutya. Eva akomeza kumbwira ati wapi, njye sinagenda ku igare pe, ntibishoboka, nta nubwo bizigera bishoboka. Umusore aramubwira ati rero nibwo bushobozi nari mfite, ririya gare nibwo bushobozi njyewe mfite, ndumva nta kindi narenzaho nimba ubyanze. Eva akomeza kumubwira nawe ati pe, ubwo rero mu bigaragara njye nawe ntago turi ku rwego rumwe, nta nubwo bishoboka. Chloe yakomeje kureba inshuti ye ukuntu iri gutera hejuru umwana w'umusore hano, amubwira yuko atakomeza kumukunda kubera adafite ubushobozi bw'amamodoka ahenze umukobwa ashaka. Ese urukundo ni ibintu? Ako kanya nta kindi kintu yakoze, yahise amusubiza n'indabyo yari yamuhereje. Arangije ahita akurura inshuti ye ati ngwino tugende dusige uno mutubuzi hano, twigendere. Chloe aramubwira ati oya, njye ntago mbyumva, ubu se koko wanze umusore mwakundanye kubera yuko atabashije kujyana mu modoka wumva gushaka? Nese wakunze ibintu cyangwa wakunze umuntu? Ibintu ni ibishakwa, kandi iyo mushyize hamwe ibintu biraza. Chloe yakomeje kwinginga Eva, ambwira ati ni ukuri mwikangiza umunsi wanyu, kandi ari nawo munsi wa mbere mwari muhuyeho, ngo nuko utabashije kubona ibyo washakaga. Gerageza umwumve kandi mugendane neza, njyewe ntago nishimiye kubabona muri gushwana gutya. Chloe yakomeje kwinginga Eva pe, nta kuntu atagize. Arangije aramubwira ati ndi kubyumva ko nawe ahubwo ushobora kuba ufite imyumvire imeze nk'iye. Arangije areba John, arambwira ati njyewe ntago ibyo ngibyo nabishobora, nimba udashaka ko tugenda ibyo ni akazi kawe. Arangije aramubwira ati ngaho reba nawe, nose uyu wamukunda ngo bigende gute? Ngo agufashe iki se? Ahubwo ni ba bakobwa babona umuntu cyangwa se bakakunda umuntu kubera icyo bamukurikiyeho, nyamara ibi ngibi si byiza. Yahise asunika John, arangije asezera Chloe aramubwira ati njyewe reka nigendere,
ntago nakundana n'umusore w'umukene gutya, umusore baramwanze pe. Birangije Chloe yasigaye abwira John ati wihangane, ntago nari nzi ko inshuti yanjye iteye kuriya, nta nubwo niyumvishaga yuko agukunda, atagukunda ahubwo akurikiye ibyo waba ufite, unyihanganire pe, ntago niyumvishaga ko inshuti yanjye iteye kuriya. John aramubwira ati ibyo ntubitindeho, nta kibazo, njye nta kintu bintwaye, kuba naramukunze nakunda n'undi. Arangije aramubwira ati ahubwo se nimba nta kibazo waza tukijyanira tugasangira ibyo nari nateguje, ngwino twigendere nimba nta kintu bigutwaye. Chloe nawe ati njyewe nta kibazo turajyana, nta kibazo pe. Arangije John aramubwira ati ni byiza uko byibuza wowe uri kubasha kunyumva. Chloe nawe ati njyewe nta kibazo pe, kandi ukuntu nkureba wamukundaga cyane, wakundaga Eva, ntago watekerezaga yuko byagenda gutya bigenze. Umusore ati rero nimba wanyemereye waza tukagenda noneho nta kibazo. Chloe aramubwira ati twigendere. Yaraje aza kureba twa tugare tw'umusore yavugaga, ahitamo akagare keza ka pinki. Hari utugare tubiri, aka pinki ndetse n'ak'ubururu. Umusore arangije aramubwira ati erega wikigora ujya aho ngaho mu magare, ngwino nkwereke aho turi bugende. Yatunze urutoki ya modoka nziza iyo babanje guhagararaho, imodoka nziza y'ubururu. Aramubwira ati iriya modoka ni iyanjye, niyo turi bugendemo, kugira ngo anabimwemeze ahita ayicana, yari afite urufunguzo rwayo. Arangije aramubwira ati ahubwo ngwino twigendere. Aramubwira ati zana akaboko. Umukobwa yarumiwe, Chloe ntago yabyumvaga, ati iriya modoka ni iyawe? Ako kanya Eva yaragarutse. Amajije kugaruka batwereka Chloe ndetse na John bagiye kwinjira mu modoka. Eva atangira kubabaza ati ese iyo modoka mugiye kwinjiramo ni iyanyu? None se wambeshye? Barahindukira baramureba. John aramubwira ati rero nagira ngo ndebe ese umuntu tugiye gukundana cyangwa se tugiye gutangirana ubuzima bw'urukundo ameze gute, none wanyigaragarije, ibyanjye nawe rero byarangiye, kandi ntuzongere kuntekereza ukundi, ugenda utangira ubuzima bwawe, nanjye natangiye ubwanjye. Ubu ngubu wanyanze kubera ko wabonaga ndi umukene, nyamara ntago ariko biri, gusa ariko byamfashije kukubona, reka nongere nshake undi mukobwa muzima utameze nkawe, ugenzwa n'imitungo gusa. Nuko nguko bamusezereye.